oya wagera atagenda asubiza SMS sasa sinshiki bivuga iki umagambo SMS ni social media send Numwango filime yita Kabutura warayibonye ira filime yitwa gute Oya Kabutura ni izina Yanga yayihimbye ukura muniga wayambaye Kabutura gato Ikibazo cya kabiri twisubire hano ukoresha Facebook nyiri Facebook yitwa nde ndi kubaza abantu ibibazo uri kugitsinda ari igihembo ari kubona igihembo ni ikihe uretse igihembo uraza kukibona hari brushete hari fanta hari byeri SMS bivuga iki SMS nyine urumva SMS nyine biri mu SMS bivuga iki nyine magambo marema nyine in full word ese bongo twayita security sinyo tukayita message tugera muri garden man umva petit kuzana intebe hariyo uzana kameza n'intebe abantu babiri mujye nyuma hari message siri forward social media send SMS Mwana magara mama Janti kugira ngo tuvare karaka kubwa yitwaga sumwe so wapfiriye nuza yitwaga Theodore bose babiri Nina nirije bazaga Nago muzi abuzukuru bangunda bitwa oya nizo telefone mamagara mama yembwira noko nzajya mbwira ministry y'ubuhinzi ministeri y'ubuhinzi bayita gute y'ubuhinzi bayita kutavanya mu code na code ngiramo ministeri oya urateze mana uyu mugabo rero bamwita Rugema uyu mugabo ararenze ibibazo byaje byose yabisubije nese hariho nuza bro kubeshya nica kandi ari challenge Martin Luther King minga subiza bamwitire n'uburyo muri Amerika Washington vuga nyine irindi rye ribanza mana njye ubwira ndamenya ari irihe twakotoresha Washington ikira bazusuzugura Washington inde nagirindi ndizi uwo mu president uvuze yarapfuye wo bita Kennedy yapfuye ati yapfuye bamurashe murabise uwo mu president umuntu ni gutatsinda ko gukora mu rukimuha amafaranga umva se ndaje ndayamu n'ubwango bamwita George Washington ne president mbere abizineza ko none se habanza amafaranga cyangwa habanza ikiganza cyishimye nta kinari gukora protocol hari ibintu twita cause mediateur harya cause mediate yego urwango oya ngiye ni cyari kibazo cy'ururimi no kugira ngo habeho Amerika ibone ubwigenge urumva hari cause hari cyabiteye kugira ngo abanyamerika bigaragambye kubongereza ni igiki nuko babakolonizaga oya nyine barabakolonizaga ariko hari icyo bita wenda urugero nk'intambara y'isi kugira ngo ibeho ya mbere y'isi bishe hari umwana wa president bishe bituma haba intambara y'isi ya mbere urumva icyo kugira ngo bigaragambye rero hari ikintu cyabaye sheri mbazi ibibazo byo mu Rwanda kuko sinari muri Amerika sinenda kubabo uri kumva ikindi Amerika nta nyungu ifite mu buzima bwanjye mbazi ibyeneye n'u Rwanda kuko ni rwo rwanjye okay twagiye YouTube yafunguwe ryari Can you imagine www.inyarwanda.com ira www bivuga iki Minedik Minedik bivuga iki Minedik ni iki na kimwe ngiye navuga mbwira Zimbabwe kera yitwaga gute bega ikibazo cya danje barahinduye oya ngo
hari izina mbere yitwaga ritari Zimbabwe. Mwana ibi bintu birambaga. Ruge ikibazo ntacyo uzi. Iki kibazo ntacyo uzi. Zimbabwe ryaje nyuma y'abakoloni. ariko sakinga Yari badekaribe. Hano yabaye tica twebwe se twize kunuza. Wa mu mama namubuze. Mwese ko mutari kuduha inzoga se. Wa mu mama nawo hari ndamubuze. Nifite akanyana ransanga ngari kuri. Witwa nde? Josiane. Mu rugo ni he? Josiane kari kwitsimba akaba ari umufana wa Rugema. Umufana wa Rugema nanjye ndi umufana wiwe ku Gahunda. Sure. Wati. Tubwire ibintu bibiri waba uzi kuri Rugema. Bibiri byonyine gira hano va mu nzira. Fungura icyo gipangu gidufungurira. Tubwire. Mbere muziho hari utwavuga nyine twigisha. Watangiye kureba filime yitwa Inzira y'umusaraba ryari? Wamubonye mama nuza ari ready? Mama Kanyana. Ndaje mu kanya nuva. Yo pira bimeze bite se? Aha muri Inzira y'umusaraba quiz. Tukubaza ibibazo wagisubiza ukatsindira amafaranga. Watsindwa ukakubitwa inkonje. Cyangwa yatanga cyangwa yabishyura. Uri ready? I'm ready. Tukubaze? Yeah. Aha, tubwire rero. Minisiteri y'ubuhinzi yitwa gute? Minagri. Wow, congratulations. Twagiye. Turi kuvuga hano mu Rwanda. Mu Rwanda. Aha, twagiye. Minicofin bivuga iki? Mukibajije nawe ntabwo. Minicofin. Iyo ministeri ntibaho. Irahari izina ry'Imana. Minicofin baho minisante mini. Mwese rero gira abantu mwaranyobeye. Zimbere ya kamera nkubaze umbwira ukuntu minicofin ibaho. Shinzwe kofisi. Minicofin iyo ministeri baho mu Rwanda. Minicofin baho. No nuriya na Rugema nawe ngo minicofin baho. Subiramo twumve. Ntayo nzi. Minicofin baho. Minicofin. Oya kuvuga mini. Okay, nta kibazo. Naribi nakotoye. Ngatubwire Minicofin cyo bivuga. Minicofin. Twagiye man, muze hano dukine ba. Ninde nande? Game of. Ntabyo uzi? Red flag. Okay, aha, ikindi kibazo. Ibibazo byawe uko tuzaza. Maze ibibazo byoroshye nyabo. Mubaze? Ibibazo byoroshye. Reka nkubaze. Umugabo wo bita nyiri Facebook yitwa nde? My god. Ujya. Yitwa Abraham Lincoln. Za nyiri Facebook yitwa nde? Ukoresha Facebook cyane? Ibyo bibazo uri kubaza. Nimwe Ntabwo byamwana usibye ufunze. na Facebook. N'uwa Messenger ntawenze. Wa TikTok ni uzi? Nyiri Facebook ntabwo muzi? Ndaga muzi. Urayikoresha Facebook? Wapi? Noneho njye mfite n'abafriend ibihumbi Bingahe? Ariko ntabwo nyiri Facebook muzi. Kandi ntawenze. Jesus. Ubwo surumva udafite ikibazo. Oya ntabwo ndi bukinyikubwire se cyubusa kandi agiye kugisubiza. Mbaza kandi koroshye. Oya uretse. Ucya koroshye. Icyo ntacyo. Mubwire ko yitwa Zuckerberg umubazi irindi ari iri. Yitwa nde? Zuckerberg. Twagiye. Umumbwira irindi babakopeje rimwe. Zuckerberg. Louis Zuckerberg. Yitwa nde? Louis. Reka tubaze uyu mugabo. Nyiri Facebook yitwa nde? bari kumbaza ndi ngo nyiri Facebook ajya yitwa nde? Mark na boy. Luka Boga yitwa Luka Boga. Luka Boga. Black la.
umwumva rero nyiri Facebook niko bamwita Luka Baga chubani sikumva umva kunyirizira bari kumbaza nyiri YouTube bamwitande oya nagari YouTube Facebook nyiri Facebook amazina yakure y'ababyeyi bamwise ni Maka 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 yitwa Maka arabura rimwe Maka Baga Baito wabuze nyiri Facebook yitwa Maka Baga ifona none si Luka Baga yitwa Maka Luka Baga Maka Zuba atoye raje byibuke yitwa nde muretse nimumusubize reka gisubize Tumusubiza turamuzi. Garuka ariko gisubize. Ndakunda bajije. ese ko namenye yitwa igice kwijana habuze gato Oya imbere z'igihumbi cyane. kandi utarakiragiza yitwa nde Tikro ya. oya harabura gato Yitwa Mike. naga ari Mike nyine tubwire yitwa nde nyiri Facebook Mike. Mike nyine bijya guhura ariko si Oya Mike na Mike ni wewe. nyine kukomeza nyine muri saneri wowe niko witwa witwa neri harabura rimwe ugutsindiye 500 harabura irindi ugatsindiye oya yitwa Maka itumereza igihumbi cyane Maka nyine harabura irindi zina oya ariko mari mereze ararenze mari Maka ubibwiwe n'iki uretse gato ariko manze nawe nitegure oya witeguye wowe urabiteguye ira ni panasha abantu batajya ngo ni inzoga ari kumwe ni panasha gukina filime ngo ariko byari bitumye byagenze bite singiye ni kuri coding maze none bakuntu ndi mwiza wangu nabyo waruzi uko ndusha swari inzobe swala se kandi swala ari muri Sudani mushakure yanjye nditinza ndi umuzungu gute se kandi ari ibibazo ndi kumwibariza harya ejo none se uzahita unshiraho oya buretse swaraze uzahita udushira nawe swala nuwo muri Sudani ntago namushyira kuri kabe umuntu utaratsindira agakomera kamwe gusa wamushatse yego swara yabaye diva cyane ni icyamamare agiye gukina muri Nigeria ariko waretse wagireka nkamusenya ko uri kumuvugira bike twari dupfuye ngiye n'akanyombya n'abambata batatwaye imodoka yatubeshye ngo zikutwara arangije turi gukina filime dukora impanuka dukoze impanuka ikintu cyari gitangaje abantu baraje barahurura bahuruye bahita bavuga ati ye baba we ntabwo twari tuzi ko mu Rwanda bakina filime nk'iz'abanyamerika dore imodoka bahise bayikubita ku mukingo umva twari dupfuye abantu bagira ngo tugukina filime kandi twakoze impanuka y'ukuri Kanyombya aca mu idirishya Kanyombya mu modoka yarazi ni bata niwe wavuze yaravuze ngo ngiye ngo ndajya kuri vola ngiye imodoka ndayizi noneho turamwihorera aratwara adukubita ku mukingo adukubise ku mukingo abantu barahurura bahuruye ubwo rero abantu barahurura bahita bavuga ngo abanyarwanda basigaye barageze ku rundi rwego dusigaye dukinisha imodoka tukazikubita ku mukingo kandi twebwe turi ati mwateye imbere twateye imbere cyane ati bano bantu bateye imbere mujye mutabara abantu ntimukajye mwitwaza ngo abakinnyi ba filime twaragowe Mukakamara nabajije umuntu umwe ndamubaza se SMS bivuga iki merci SMS mu magambo arambuye ubutumwa oya ntago ari mu kinyarwanda SMS bivuga iki birambure
oya just try gerageza ntabwo mbitwaye njye nabitrayinze reka tubaze ninga ibyo bintu bivuge wowe ubwawe ariko harimo message oya message si umuntu bivuge wowe ubwawe nimba uvuga ariko ubimenya kandi Ese si kabiri. shaka ko ubyica message c'est ariko nanjye Message babivuze c'est- bita meka ko karimo sibyo niba ari send message SMS eh message série seriye c'est le message sérieux send message service service SMS Okay. send message muri kampani yari yose tugira umuntu bita HR sibyo ra icara HR abashinzwe amafaranga HR bivuga iki atavuga ko bivuga kwicara icara ashinzwe iki ese bivuga iki mu magambo arambuye icara cyangwa bashera HR abashinzwe iki muri kampani ukurikirana imishahara bara amafaranga ubwo zitahito ibi bintu ukuntu ivuga kuri kwa Minga Sifa irabivuga ngo tubajije abantu bose gusaba ibibazo birabananira biranakomeye HR bivuga human resource niyo ishinzwe abakozi SMS bikavuga short SMS komeza message oya send message short service nyine mu magambo ni mu cyongereza ibyo cyane send message service mu uzi cyongereza kimwe twose cyongereza si byo se SMS ni mu cyongereza Zikro ntabwo ari byo mu gifaransa ni message Zikro ntabwo ari byo short message service wabikoze short message service short izi bese birahinnye nyine ni uguhina se ngo mu cyongereza ngo mu gifaransa ni message ngo mu cyongereza ngamubwire radiyo yageze bwa mbere mu Rwanda usibye televiziyo radiyo Rwanda ni radiyo yageze bwa mbere mu Rwanda usibye radiyo Rwanda ni radio 10 congratulations ijwi rya Amerika se local radio yacu yabaye yabanje kwa ntabwo yari roko yari lokale radio 10 niyo yabanje yatanze muhabura cyane ahubwo nuko muri mu kuvuga dukurikije izi zagiye ziza private radio yabanje kera muhabura njye nani yari iriho mitwe tunayizina muhabura n'umunayizi mu mavango ngo yaje muhabura yaje muri mwaka muhabura se igeze ibaho wari utanavuga iyi si muhabura ubwo si ya kera radio yaje ya kera ariko kera tuvuga mu yabonaga kindihira se jewe nzi radio 10 na radio wiga muri batoya muri abejo bundi radio muhabura yaje muri 1997 uvuye yaje usanga iyo urwaye yahaburaga abandi yaburaga babarezi bari nurese nari mfite imyaka ari igipeti cyakiro ko ungana na radio twara yubisha ku muntu wayumvaga umuntu arambaza ibyo 90 nari mfite imyaka ine mu makanyanisha iyo myaka niyo itanu nako dore niyo yaramura oya nakumva ziranga cyusa nazo nari bagiye turahura nabo Tebiki oya nyine wanje turakunda Shitani ibyo n'abandi babye ubwo ari wowe wazagira ijana nanjye niko namubwiye namwe tuzagira ijana ese swara ugiye bari kukwiga mbere y'umucanga tubwire perezida wa mbere ayoboye Amerika wita utsindira inoti ya 5 yitwa nde uko nasanze urimo abazibazo babishyira oya amafaranga arahari yashyizeho ukayarya reka tubaze
Ndio kutangaho 500. None sikuri mu Siyakuulize maswali. Salu usezera abantu nono utahe. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mani bakumugisha. Utashe sangaye? Utashe sangaye? Nashe saa kuri 240. Ubutanza kubaza ibibazo pakubonye 5000. Perezida w'Ububirigi ni Tshisekedi. Perezida wa Belgique ndiye ntakansubiza. Perezida wa Belgique ni Tshisekedi. Ni Petero Nkurunziza. Agwerekeze uyu. Nako muramucya. Turi kumwe se. Ntanutseze. Nduseze. Saro waratseze kandi unamuri. Ubundi si uyu nguyu ukaryamye ku kigega amajambo. Clement. Tubwire ngo ukoze impanuka mana. Bigenze bite? Ari mfuye man. Abantu mwumvishe impanuka ya Nyabugogo uyu mugabo yarapfuye. Noneho ubu uzahana n'ubwo n'igiti kinyoni. Hano utagira uri hafi kujya ku giti kinyoni. Nyine bigenze bite ubundi do story. Kuvuga ngo nari ntwawe n'umumotari abantu mureke mbabwire hari ikintu nigeze kumva umuntu aravuga ngo abamotari bashaka bajya mu kimotari bafite ibyangombwa bibemerera yuko ari bazima nta kibazo cyo mu mutwe bafite kuko nk'uyu mumotari wagira ngo yararwaye igicuri arantwaye turi mu nzira yacu umukono wacu arangije avamo none arangije ajya mu muhanda w'izirikusi wagira ngo yarageze mu Bugande cyangwa yari yasinziriye. Murabizi ko mu Bugande ntabwo yari yasinziriye. Simbizi kuko we aturumbutse mu muhanda yarimo arangije noneho asanga imodoka bareba na delegate noneho tutatuyikomanga ntago mukomanga iki none se motari ngo nceceke uko araba barayakora banani ukuntu bibaye none se uvuye kuri moto gute wowe ngewe nudusharu gusa uko urumva nimba bavuye kuri moto hari izari inyuma yanyu mu mukono muvuyemo hari n'izazaga wari risk yo kuba wagongwa noneho rebe iyo biza ko ari nk'aho abajama cyangwa ujya kuri telefone agacata atazi uko bimeze ngewe ubundi nge mbibonye ari kuyijyamo neza gutya none nge sinzi ukuntu bigenze ni nk'Imana ibikoze uratarukye sinzi ukuntu mbaye nk'uwihengeka ngiye kujyana akaguru gutya uveho nkubise umutwasi n'ivimo gutya ngwa hasi ngwa hirya gutya umumotari imodoka iti mukandagira amakuru araturika ibi byose dore ni inyama reka nkubwire uwo mumotari ntabwo naci ariko ntabwo nabireba yasinziriye moto yari yitwaye avuyemo gutya arangije ahita ajya kugongana n'imodoka uvuga ngo uriya mumotari nta n'ingenga afite iri mu murenge yo kuvuga ngo ibiki ari mu makosa amwe mabi cyane nta n'ikintu yavuga ajya no kwinjira mu muhanda ahindukira nanjye ndankabwa haro nabwiye ntiburetse guhagaze gato hariho twavanye hano reba control technique uri kuva muri muhanda wo wari ugiye kwinjira kandi imodoka ije ngo ariko subwo yinjira mu muhanda uri ufa Kimironko uza control azamo imodoka atayibonye nambwe ati murenzi uhagarara tabatabira bamubwiraga ngo byo kugenda gake ubu none nibwo bwa nyuma nanze kujya ngenda gake no gutwara undi kujya ntwara gake wabonye ingaruka zayo wirukaga bwa mbere nakoze accident ndagonga nabonye imodoka kuntu yabaye yahise ishwanye ubu none umumotari arankanda yaranjyanye mu rugo ngiye rwose ubwo mumotari naramubwiye ntihagarara ahita ambwira ngo wabaye ikintu ntabwo uriya modoka yareje ahita ambwira ngo ariko ngo ndi butware nawe utware ngo urumva turahurira he ugiye ujya kunjugunya mu modoka nyireba ni ibibazo niyo mpamvu rero kiriya kintu bavuze si cyo se abamotari bakakwiye kujya babasuzuma oya si abamotari gusa umushoferi uwo ari we wese ubundi agomba kureba nta bibazo by'ubuzima agira hari abarwayi igicuri brother ko ashaka kujya gukira agasinzira ameze nk'umuntu wisufatwa n'amagini ibaze wagira ngo yari ikanze ari mu Buganda avuye mu mukono we none ahita ajya gusoma imodoka yabaye noneho uzi ikintu kibaye se uwo mushoferi amuteye amatara amubwira mvira mu nzira none ukora ko byose byari biri kwirukanka n'indi ku cya kimoto gikiranye umumotari wagira ngo ntiyanarebaga wa mungana agira ngo yararwaye ibitoki arajya ahita yisoma neza gutya
itigonga n'amaguru nibaza mba mpfuye Edore cyagiye utuma rabona nyigonga. Ni nk'Imana. buriya bureka mubwire n'impamvu agiye bavuga ngo gusenga ni byiza sibyo buriya mujye mugira mukamusenga Imana ikore wari imikosha wasenze barenge mbyuka byakozwe usanzwe ariko nanjye kenshi iyo ndi kuri moto ndavuga ati mpano ndinde ngira ya mahoro nanjye wenda ko umva ati wowe ukunda gutega moto nimugoroba ujye ubanza ushishoza umumotari ugiye gutega brate banza umubaze nk'utubazo duke urebe ko ari muzima nyine none warwaye byo bundi ko se yaratwaraga nkumva icyuka cy'inzoga ntwara ngo cece icyo gihe rero abanye ko bamweye bameze gutya ugenda umuvugisha umuganira kandi ajya Genda ariteguye. kwinjira mu muhanda areba hariya nanjye mpari ntabwo ugiye kuzamura nibyo byadanje sharika mubwiza